Mbese ndakeka hashize iminsi 7 mbere y'amagambo ya Ndayishimiye ibyo Nduhungirehe yaganiriye na mugenzi we mu Burundi, mbese nyine ni ibintu byagiye bivugwa bigashyirwa hanze bikagera n'aho nyine bivugwa cyane. Kuva muri Mutarama 2025, Perezida Ndayishimiye yakajije umurego mu mvugo zumvikanisha ko u Burundi bwiteguye gutera u Rwanda. Gusa nyuma yaho habayeho ibiganiro byahuje abayobozi mu nzego zitandukanye, u Rwanda ruvuga ko biri mu nzira nziza zo guhosha umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Mu kiganiro Perezida Ndayishimiye yagiranye na BBC, yavuze ko afite amakuru yizewe agaragaza ko u Rwanda rushaka gutera u Burundi rubinyujije muri Red Tabara isanzwe ikorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri RDC. Yagize ati "Turabizi ko u Rwanda ruri kugerageza gutera ruciye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rubicishije mu mutwe wa Red Tabara, ariko twebwe tubabwira ko niba bashaka gutera Bujumbura baciye muri Kongo, natwe Kigali si kure, duciye mu Kirundo cyangwa se si kure nyine twiyambukiye ngo tube twakinjira Kigali." Minisitiri Olivier Nduhungirehe, mbese nyine ni Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, abinyujije kuri konti ya X, yatangaje ko amagambo ya Perezida Ndayishimiye ababaje kuko hari intambwe zatewe mu mubano w'ibihugu byombi, harimo no guhosha intambara y'amagambo. Mbese yagize ati "Ibyo Perezida w'u Burundi yavuze birababaje cyane ko abayobozi ku rwego rw'ingabo n'ubutegetsi n'ubutasi bw'ibihugu byombi bari mu biganiro kandi bemeranyije ko hakenewe guhosha intambara yabo iy'amagambo no mu rwego rwa gisirikare, nyine bakaba bagira icyo bakuraho n'icyo bongera mu kuba ibihugu byombi bigomba kubana neza." Intumwa z'u Rwanda n'iz'u Burundi mu rwego rw'igisirikare n'ubutasi zahuriye mu nama mu bihugu byombi inshuro ebyiri, zirebera hamwe uko zakemura ibibangamiye umutekano w'imipaka yombi. Inama iheruka yazihuje yabereye mu ntara ya Kirundo tariki 10 Werurwe 2025. Nduhungirehe yavuze ko aherutse no kuganira na mugenzi we Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi ubwo bari mu nama yahurije abaminisitiri ba East African Community na SADC i Harare ku itariki 17 Werurwe 2025, kandi icyo kibazo tucyumva mu rungo rumwe, mbese nyine bacyumvishe kimwe, nta kuntu cyakomeje kunanirana. We yagize ati "Gusa u Rwanda ruzakomeza umuhate warwo wo guharanira amahoro hagati yarwo n'u Burundi no mu karere k'ibiyaga bigari, twizera ko hagenda haboneka agahenge n'amahoro mu bivugwa n'abo hakurya." Mbese nyine mu bigenda bivugwa hamwe ugasanga hamwe biravugwa none ahandi ugasanga ni uko nyine, hose ugasanga bagenda bavuga, kandi ibyo bavuga ukagenda usanga bavuga nyine ibihushanyije, mbese nyine ugasanga bagenda batangaza amagambo atari ngombwa. Rero ibi ngibi nyine bakaba bagiye bavuga ko ari biba ngombwa ko intambara ishobora no kuba, ariko Nduhungirehe akaba atangaje ko nyine amagambo cyangwa se inama zagiye zibahuza zigamije guhosha intambara, mbese nyine ibihugu byombi bikagirana umubano udasanzwe. Reka nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza, kanda subscribe, ndaje dukomeze n'ibindi byinshi.